none se nubundi biza bitugwaho twembi ibi ngibi byo uraza kubyifata mu muti isha bibaze ngo nanjye birampangikishije kuri rwa rwego utabasha kubyumva gusa nyine sinzi icyo uzitura Mike kabisa gusa Mike n'umunike kuntu yakurwanyeho n'ukuntu nzi ko utamwemera habe na gake ahubwo urwana n'inyungu zawe tu kankubwiza kuri bro hari Mike nanjye naramwemeye n'umujyamo wanjye yandwanyeho ntiza n'imodoka mbamubwira ko nta kintu atigize ampa yamaye inzu yamaye iki data kugira nkunde ndwanire ku rukundo ariko ikibazo usiganye ni kimwe akazi arakabona gute Mike yakorwa none ubu ngubu uri kumwemera neza cyane Mike sha Mike wala ndamwemera hano ubwo agerega bura hano ubwo nigeze muhakana magayi nukuri ubizi ko mwemera se akambugo cyati walayi kusa n'umwana mwiza pe ubu noneho wanamuhika wanamwonsa ntago nahe ko umuhungu mugenzi wanjye bari kwibere yatori gusa wenda namugura nk'agacupa tu nuko n'abari idage barako burajya nkora ariko namubwira nk'akantu gusa yandwanyeho bro yandwanyeho bimwe byahaze arabigukoreye simwemera tubize se nyine kubera ibyo yagukoreye ubu ngubu uri kumwemera oya nyine ndabizi ako sinimana nawe nukigira idage buriye rega hari igihe uranko ngo ukuntu tubana ikibazo nta kibazo cyanjye nta hari ikibazo turakurugana rimwe na rimwe nyine ibintu ntago bigenda neza se nzajya mwemera igihe cyose nahoshe wapfa kumwemera nyine wapi ngo mbwira rero basi migeze gute man kugira ngo muramukwaga muonere job none se ari seriye nyine urumva ko afite gahunda yo gukora urumva bimurimo cyangwa ni urukundo rwakwakije nyine rwatumye ishyuha ugeze muri urumva of course nyine nk'umuntu nyine ushaka kwiteza imbere ntagomba kuba afite akantu kamusapotinga nyine none se urumva ngiye ngomba kumushakira akazi kuko aranagakennye by the way ubundi kubwa urumva byagenda tubigenza ute nyine ko ndabizi ko nubundi bitangira ugenda wenyine iyo bigukomeranye ugeze iriya nubundi ugaruka umbwira ngo tukinama tureke twakora tumushakira akazi mufashije ikamana umukobwa ubundi mufite iyihe gahunda tubanze tubwizanye ukuri ngiye wireka mubwire ariko noneho uretse nk'ikintu cyantangaje ubundi ubundi sikoti sinjya nkumenyera agaki kwera agaki se kubona umusore wanjye yabaye umufurera rero nawe mbandi nazisigara kuvanga dossier wowe mu rusengero ko nande kubyibuka harya ngo ushaka inka ryama nkayo cya uyu munsi we ntiwaryawana kamwe ndakurahiye no nta makuru uzi wowe nta makuru uzi kangutere story wumva kuntu nagiye gusenga kikoze urukundo rwakugira imbwa amana ugatoragura amashashi ibaze noneho ngiye aho ngeze kuri rwa rwego rwo kujya gusenga kubera umukobwa ibyo bintu urabihuremere bwabyo n'agaciro ngo ubyumve noneho hari umukecuru kandi twicaranye twakundi bavuga ngo bwira mugenzi wanjye Imana iragukora bwira mugenzi wanjye Imana iragukora noneho narahindukiye gutya numva Mayeri yicaye ku ruhande hano ruhande rw'iburyo noneho nicaye jewe ibumoso so umukecuru yicaye ibumoso bwawe ariko kuko yari yaje imbere ntago nari namwitaho nyine numva ngiye n'umuntu no gusenga umutima wawe uri kuri Maya nkajya mbona turi mu mashuka namaya kandi ubwo ndi mu rusengero irondo ryari ryivanze n'ibisabo bagasenga abandi bakajya mwuka naho njya ahubwo ndatekereje gutya ndagutera yo kodeyi none ukuntu yarambaye n'ijipo ngufi none nkajya mbonamo gutya hano nkumva nakoraho gutya noneho baze ngo bwira mugenzi wanjye Imana iragukunda mba ndahindukiye mba namuhobeye Imana iragukunda noneho kandi ubwo bavuze ngo guhana ikiganza Maya mba ndamuhobeye ngo ahita ngo noneho mba ndahindukiye bindukiye njya guhereza umukecuru ukuboko aranyitegereza ngo tuje umutipe waje mu rusengero n'amadrede n'uwaye umva abantu barandebaga
urumva ariko jewe nako ndabaga mbyitaho nabaga nibereye mu rukundo iyo za kuba ngiye mfite ari ngiye no mabano no kubashyiraho amazina nko mu rusengero ko gusenga ni sawa reka nge ntabwo ndagushyira amakenga n'ubu ngubu mwana uriya mukobwa ndamukunda kuri rwa rwego urumva rwa rwego jewe nambwira ngo nkwice nakwica nyine wowe ntabwo nakwica ariko nyine ubwo nyine mbishyize ku yindi revo reka tuganire noneho nk'abavandimwe sibyo apari y'akazi n'ibindi tuba turimo ubundi maya ntararo ufite gahunda yo gushyira umuntu mu mago nyine yicara bumuzi irari rumva ryabura zirana imyozi wumva wabura kumugira ibyo ariko nyine njyewe ni ukujya mbona adresse urumva umuntu mbona adresse muzane mu rugo iwanjye ngira adresse bavuga ati this man afite umugore abantu bajya babinyubahira ariko umuntu uramuka yanabyara n'abana beza wenda niyo nazajya ncikwa nyine nkatikura nk'ikindi cyana ku ruhande akora mukobwa mana ari akoze noneho mpita nimagina gutya ngeze nko mu rugo mvuye nko ku kazi agahita yikaraga nk'imbere yanjye nyine nicaye nko muri sora agahita aca yambaye nka twa dukabutura yambara gutya ndamusanga mu buriri nka mwasi uriya mukobwa ni mwiza mana ubundi umuhungu wanjye ni wowe naho ujya gusenga uriya ni umutu ntabwo uriya nyine ni kwa kundi bafata sinzi uko nabivuga tu uriya wumve ko mushaka wowe ujya mu rusengero ahubwo ufite kopi yawe wowe ni wowe nguwo nyine wo mu majipo n'ibyo wowe ariko urijya gusenga rwose ntago barantuburiye mbega amaye urenganye ubwo saza amabara yawe azi ko usinda se byibuze azi ko urumu ntabwo ariko umunsi kazizi wa wundi turwanira gutaha azamusindira imbere zahita mwiyereka namara ko ako wapi nse kutari kuvuga wabaye iki uranzanye nta kintu uvuze uri kundeba gutyo gusa nese bayi ijoro ryiza ijoro ryiza mike katari kunsanzwe nkoze wabaye iki nese nta kibazo ufite nta kibazo ufite ubwo wabona ari imiri si undi mukobwa yaguhaye iki nakusundi ni umukobwa ririya shyano ryaguhaye iki kandi nyamara ngo muri inshuti ariko ubucuti bwanyu ubundi bushingiye ku ki mike iyo bije mu rukundo ntabwo ubucuti buba bugikora nta kibazo ufite ntabwo ikibazo ari miri imeze neza 100%. umeze neza ndi kuvuga nturi aha ngaha uri gutekereza ese miri yaguhaye iki ni icyo afite nge ntafite buri gihe cyose miri niyo twasohokanye nta kintu na kimwe wavugaga uri aho ngaho miri ibitekerezo ntibihari nese nta kibazo ufite ikindi miri wimwitwaza nta kibazo dufitanye so ntabwo dropinze ugeze mu rugo niba ari uko wari kunzana umeze byari kutuka nabyihorera nkizana kuko kuza udahari uzi ko wari kumbwira ntitunasohokane ariko niwe wabinsabye nari kureka kubikora kandi wabinsabye just nyine nujije icyifuzo cyawe byabaye so wageze mu rugo basi bikoze bitanakurimo ntabwo nshakaga nese kuba nari kugusigayo ariko nabikoze ndaza so nisa nta kibazo mfite umva amahoro utaye mu rugo ujyame so sinzi ikibazo mfite nisa Mike ndabona aho kugira ngo nzakomeze nkubangamira unsohokana numvugishe nyine wagira ngo ndi kukubangamira ibitekerezo byawe byose ari kuri miri ntacyo wikomereze inzira zawe wenda nanjye nzabona uwanjye ariko niwe nkunda nyine nubona byanze uzagaruke ngenda cyagukunda uhora ufite ikaze mu mutima wanjye gusa kugira ngo bigume gutya nkutesha umwanya ngira gute ntacyo wakwikomereza inzira zawe nuko mbyumva kuko wagira ngo nyine muri make ndakubangamira aho kugira ngo ameze gutya rero ndi umutwaro kuri wewe nta kibazo
kangira abiri niwe ukunda muri make njye ngira ngo sinzi uko mbona ariko ndacyagukunda nibyanga uzagaruke seriously ntacyo nabikora uzi kunshinja byose mbere ntabwo dukundana narakubwiye ngo nta gahunda mfitiye mbere ariko nyine ntabwo mpaye nanone so twagiranye umunsi mwiza umugoroba mwiza naje mu rugo nagiye mu rugo nuko nsezera sawa Maya, biteze. Sava bye. Si kutovuga. Niki none urimo kurya? Ese wicara urimo urakora iki? Awe. Ese wabaye iki ko mbona ibyo kire byakwishe? Kamubwiye. Muzana amakuru meza. Nyine wambwiye ngo mukomeza amakuru meza na ya. Sendera kuganya herehera. Nakuboneye akazi. Mboneye akazi? Sambwa gushaka akazi? Nakuboneye akazi. Siko ndeba utishimye? Mboneye akazi? Nakuboneye akazi, kanguka, nakuboneye akazi. Okay, wamboneye akazi se he? Ku kazi wacu urashaka umukozi. Wait, ku kazi wanyu? Ne, sinakubwiye se ko hari iwacu mfitemo shares. Kumyene dukorana. Yego, ntabwo nakubwiye? Oh, sorry. Ni impamvu mbise mvuga ngo ku kazi wacu numva ari ukuntu iwacu dufitanye imikoranire dufite n'imifitemo shares. So rero urumva hari umwanya barimo bashaka umukozi runaka samoya kandi nkeka ko ibintu wambwiye wize bijyanye n'ako kazi kawe. So sure. Yeah. Ngira ngo kabisa. Nakuboneye akazi. Ngiye maya nabonye akazi. Mawe urakoze Imana usunga uterurire guheke ngukorera iki koko mana yanjye. Icyo washaka cyose ariko. Ngiye nabonye akazi ngiye maya ngiye kujya mu kazi. Ntabwo uriteguye. Uri ready uyu munsi cyangwa ejo mu gitondo? Ejo uyu munsi ntabwo byakunda amasaha yakoze bugeze saa 9. Ahubwo ejo mu gitondo ndazinduka mu gitondo namba. Ahubwo ndambara iki? Ndambara ikanzu, ndambara ijipo, ya ugomba kujya wambara smart numva twenda tugufi dukanzu. Nyine bigufi kandi muri office wambara imyenda migufi. Igira nkanga. Mu mavi. Okay. Urumva? Nyine ukaburi smart nyine ku buryo uzajya utambukana ukavuga ati wow. Thank you Lord, thank you. Yes. Jewe Maya akazi. Yaw. Ubwo rero ikintu kigiye gukurikiraho uritegura numara kwitegura mu gitondo ejo umpamagare numara kumpamagara nze ngufate ujyane ku kazi rero ukuntu ibintu bimeze nunashaka nzajya nza kugufata akazi garangiye kugeze mu rugo. Hari ikibazo? Cyane nisiko sinzi ikintu nakubwira. Gusa nyine Imana izakomera umugisha. Umugisha w'iki? Umugisha w'iki? We ntabwo wabyumva nyine. Reka njye nawe twahuye ari dahantu nta nzu ntaki uramfasha nzana hano mu nzu none mbere n'akazi nukuri Imana izaguha umugisha kandi kikongerera buri munsi. Nta mpamvu yo konsera umugisha utu ni utuntu toto kuba nawe wenda naguhereza inzu yo kubamo nkaba nagushakira akazi sibyo n'ibintu byoroshye ni ibintu biri simple kandi ikindi nta mpamvu yo kunshimira kuko nkeka ko ibintu bijyanye no gufasha n'umurage twahawe twebwe ntago tubangoye ngo nimba tugiye gufasha umuntu runaka we yadushimira ntubitindeho byo ni ibintu bisanzwe kuba twafasha umuntu ukeneye ubufasha sibyo
ntacyo siko mbona ahubwo nkuzanira iki cyo kunywa nambe no kazi numva ameze neza ariko ntabwo wagenda ngo uve hano nta kintu ndafashe nta mpamvu ahubwo ugiye numva ibyiza twajya no kubiserebura mu kanya kagiye kuza kubiserebura he njye nashaka ahantu nk'umujyana tu outside uyu munsi nta gahunda mfite zo kujya hanze ubwo nyine urumva nimba ejo mu gitondo ndajya mu kazi ngomba kurara nteye amapasi nkategura n'imyenda y'indi minsi kugira ngo bitazajya bingora ubundi kuki wigora utera ipasi ujyana muri dry cleaner nimba udafite n'ubushobozi ujye umbwira njyewe bafite abantu hirya no hino ugiye ugomba kujya mbyikorera wasanga unamese kumeza zari bidasanzwe si imyenda yanjye gusa imyenda wakwiye kujya umesa n'imyenda yawe y'imbere use izi nzara ntabwo zikwiye kujya momo oya ngomba kuvura ahubwo wowe reka nkuzanire ikintu cyo kunywa nta kibazo cy'izina Maya waje tukagenda bana wow you're very smart, you look so beautiful. Thank you. Hey wow, see the outfit. ahubwo si imodoka iri imodoka haga sinakubwiye sorry urumva hari akabanza afite mu Karumuna ndimo ndakubaka so narigeze muri finissage nubaka iyo nzu byabaye ngombwa ko nyitanze nawe nyigurishijeho gato kubanza ndangize iyo projet y'iyo nzu and then nyuma yaho nibwo nahita ngura indi ariko hari nugira ikibazo cyo ko umusore zitashaka pe Yeah, ntabwo umugore uzagushaka shasa rero reka tugerageze tudakererwa okay yes okay. Nanga wana tari heza sireba ni etage atwe dukora hejuru muri ya kabiri hari ikibazo tugende mfite ikibazo sekonde yo gushaka watinye se wagaye vipi tugende miri munda uburyo waje ufite mu byo gukora atamatiku ufite n'utugambo twinshi Come in. Yes, come in. Muri bizanye turi muri muntu kandi. Money first. Money. Namjahanze. Yeah. Ndeze disco. Sababye. Ramusene. Yeah. Aba bigoye kubona wishi. Yeah, I'm sorry today. Okay. So namuzanye rero bamukoze. Mukamashi. Wamuzanye? Yeah. Jigusa. Mwazindutse. Mwazindutse umusaya. Ese. Ate? Yeah, neti. Ari. Ari ahantu turi dukoresha abenshi. Mani ya resource. Biri mu kibazo. Akazi nkawe yakabonye. Cyakora ntamwe ko barashoboye. Yeah, arashoboye. Yize na se pro. Yego. None sheri ugiye guhaha tugiye guhaha. Ikibazo. Ngiye guhaha.
nta kibazo yarize yasoje kaminuza cyangwa segonderi. I'm not sure. Akazi nk'aho amakuru kambaye ko atize kaminuza. Yarayize. Turahembye baraza gutora andi makuru. Ahubwo we umuzi ushaka sura dukeneye nta bintu bigaragara bazadukora nuko bari kuri reception. Kajya dufasha n'ibindi bisanzwe ntabwo bisaba amashuri menshi ntangira n'ibindi byinshi akazi aragafite. Yes sir. Bene ikibazo Urakoze cyane. ndaje. Okay. Sasa umukuru ko mugiye kuza. Mu bitegure ndaje. Okay boss. Kamu Tozo ni musista sana. Kigo twaye ibisore gusa. Ubu ntabwo wari ufite? Ntabwo wari ufite kuko uri umuhungu umwe mu mahungu. Ntabwo wabeshya.